mubwiraga kurumbuye iwacu sibe none sibu ejo ngwejo bundi hazaza urungano harimo abo tuzi neza twareranywe barimo benshi dukumbuye twibuka ibyiza dusangiye nta gisumba umuto mwareranywe mu ngobyi n'umugambi twubaha n'umurage twimitse rungano ya mbere rungano sugira rungano mwibuke mwizize mugeza muvuge muribene Abanyarwandakazi ndabasuhuje mukomere mugira amahoro abasuhuje muri kumwe rero na Pascal Manirakiza inshuti yanyu musanzwe muziranye uyu munsi rero duhuriye muri studio za radio ijwi ry'impinduramatwara abantu bakwibaza rero cyangwa se mwakwibaza muti ijwi ry'impinduramatwara bite ko tutari tumenyereye radio ijwi ry'impinduramatwara radio ijwi ry'impinduramatwara rero nkuko mubyumva ni impinduramatwara nyine impinduramatwara umuntu ashobora kwibaza rero ngo impinduramatwara ni iki mu Kinyarwanda ni impinduramatwara guhindura amatwara guhindura ibyari biriho bitari byiza ukabigira byiza cyangwa se mu ndimi z'amahanga bikitwa revolution rero ni umuntu ushobora kuyita ijwi rya revolution cyangwa se ijwi ry'impinduramatwara byose byajyana ariko duhitamo kubivuga mu Kinyarwanda kwa ijwi ry'impinduramatwara kugira ngo buri muntu wese abyumve ijwi ry'impinduramatwara rero ni yawe ni yanjye ni ijwi ry'urungano rero iyi radio ijwi ry'impinduramatwara nkuko bivuze ni ijwi ry'urungano urungano rero nkuko ngira ngo mwumvise Rugamba Cyprien amasibi n'amakomba avuga ati nuko nyine urungano nta wakwirenga ngo abirahire ko azibira hataramana urungano ati rero reka nkubwire nyine n'agakuru nk'uyu wacu ejo bundi hazaza urungano rero abanyarwandakazi iri ni ijwi ry'urungano ngira ngo buri wese yisanga mu urungano n'abakambwe n'abasore n'abana urungano rero filozofi y'urungano hano kuri radio ni filozofi ivuze ko hano ni urubuga rwa twese nta mwana nta mutoya kuko impinduramatwara irabakeneye bose twese iradukeneye kuko n'ibibazo twese biradukeneye ngira ngo murabizi neza ko wenda tuzagira umwanya wo kuganira bihagije ku by'impinduramatwara nyirizina impinduramatwara ubwayo tuzagira umwanya wo kwiganiraho tuyisobanukirwe tuzagira umwanya wo kubona abavandimwe basobanukiye ibintu bitandukanye bazaza batuganirire tumenye mu by'ukuri by'impinduramatwara tubyige tuzagira ibiganiro bitandukanye hano kuri radio tuzagira batumirwa batandukanye hano kuri radio ariko nyine abo batumirwa ni wowe ni ngewe n'urungano kuri ijwi ry'impinduramatwara tuvuze impinduramatwara tuvuze impinduramatwara tuba tuvuze impamvu twiteguye gutanga ibitangwa n'ibidatangwa impamvu twiteguye gutanga ibyacu n'abacu natwe kwitanga ubwacu ni ukuvuga ngo iyo abantu bagiye mu mpinduramatwara cyangwa se bagiye muri revolution akenshi ntacyo gutakaza baba basigaranye kandi ngira ngo nawe murabibona ko nta kindi cyo gutakaza dusigaranye keretse nyine gukora impinduramatwara tuzaganira byimbitse ku bijyanye n'impinduramatwara ubwawe nyirizina ndetse na filozofi y'urungano kuko mu rungano hari urungano ni rwinshi hari urungano rw'abasaza bananiwe ababaye muri FPR ababaye muri MRND cyangwa se muri MDR ababaye ku ngoma ya cyami abakuriye mu mashyaka ari hanze aha abari mu mashyaka ari mu Rwanda amashirahamwe cyangwa se abari mu mashyamba atandukanye impunzi aho ziri abari muri Zambia bano no kubasuhuza bakamarade bari muri Zambia bari mu rungano ndabasuhuje namwe muri Nairobi muri Kenya ndabasuhuje nsuhuje kamarade Rubero hari nyine Kinshasa ndagusuhuje nsuhuje nawe
Karisa i Kigali nawe ndagusuhuje. Nsuhuje abakamurade bose aho bariho banyumva, abari Kampala muri Uganda, abari Maputo muri Mozambique, abari Musanze iwacu ndabasuhuje, abari Gisenyi hirya ndabasuhuje, abari Cyangoguruguru kuri Nyungwe ndabasuhuje, namwe muri Mugakenke ndabasuhuje. Ngira ngo muranyumva kandi muranyumva neza. Kasuhuza abari mu Bubiligi, abari muri Australia, abari muri Canada. Abo mwese rero tuzataramana mu rungano. Muzehe Karimba nawe ndagusuhuje, ndetse nawe nyine Josiane nawe ndagusuhuje, nyine kamarade Josiane ndagusuhuje, usurize n'abakamarade aho ngaho muri. So aha rero kuri radio tuzataramana n'urungano. So gutarama ho gutarama, so gutarama kuko twizihiwe, no gutarama kuko tugomba kuganira ku bijyanye n'iby'igihugu cyacu, ku by'impinduramatwara twatangiye. Rero nk'uko Rugamba yavuze, nagakuru ejo cyangwa ejo bundi hazaza urungano rwaje. Rero urungano rwaje, nawe wumva ugomba gutaramana n'urungano ni karibu. Ko mu rungano ntiduheza, mu rungano ntitugira ubwoko, mu rungano nta kayunguruzo kabamo. Urungano buri wese atanga ibitekerezo, mu rungano buri wese ushaka kwitangira igihugu cyahabwa umwanya akakitangira. Mu rungano nyine umuntu arisanzura. Mu rungano ushaka kurira tumutegera ibitugu byo kuririraho, ushaka no gutarama tumutiza amashyi agatarama akishima, ariko akaba mu rungano rwose. Ni mu rungano nk'uko mubyumva, ni mu rungano buri wese azisange. So rero muri make banyarwandakazi, ndaguma nyine ndagira ngo nse n'ubabwira gato nyine bimwe tuzagenda tuvugaho ku rungano. Urungano nko mu rungano nyine murabizi hama ibintu byinshi mu rungano, hama ibintu bitandukanye mu rungano, ariko urungano ubu ngubu ruzataramira ku mpinduramatwara, ruzataramira mu ko twabohora igihugu cyacu tukagira icy'abanyarwanda bose. Ahangaha rero nta kindi, ni amahoro kuri bose, uburenganzira bw'ibanze, nicyo turwanira, nicyo twiteguye gupfira. So rero muri make rero ntabwo ari inzira gusa irambuye, cyangwa se inzira iri aho ngaho itagira amahwa, ni inzira ikomeye, ariko nyine mu rungano nyine ahantu hose dushobora kuhashakira ibisubizo. So abantu b'abanyarwandakazi twese rero biratureba, buri wese azisange kuri radio. Tuzajya tugira ibiganiro kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru uko umunsi utashe, gusa buri munsi ufite ikiganiro cyawo. Ubwo uzagira n'abatumirwa batandukanye, cyangwa se umutumirwa bashobora kuba mu kiganiro cyo ku wa mbere n'icyo ku wa kabiri, bitewe n'ubushobozi bwe cyangwa se n'ibitekerezo ashaka gutanga. So aha rero muri make nabanyuriramo muri make ibizagira ibiganiro bizakorerwa kuri radio yanyu y'impinduramatwara, ijwi ry'impinduramatwara, radio y'urungano. Aha rero kuwa mbere tujya tugira ikiganiro kijyanye ikiganiro gifitwe n'umugambo uvuga ngo intambara n'urupfu n'ubuzima. Kuwa mbere rero ikiganiro rero tuzagira umwanya wo kugisobanura ibyo kizibandaho, ariko kizibanda mu by'ukuri mu gusobanukirwa neza iby'intambara. Twavuze intambara y'impinduramatwara, ariko ni benshi baba bumva intambara, bamwe bakaba batayumva. Rero tuzaganira mu by'ukuri ikiganiro kizaba cyitwa ngo intambara n'urupfu n'ubuzima. Tuzaganira ku bijyanye n'intambara y'impinduramatwara, uko ikorwa, imiterere yayo, mbese tuzahigira ibintu bikomeye, kuko ni mu rungano. Buri wese aba agomba kumenya ibikorwa, agomba kumenya ibiba, agomba kumenya uko agomba kwitwara, agomba kumenya ibyo gukora n'ibyo kudakora, agomba kumenya tekinike zose, kugira ngo umwanzi wacu ugamije kuturimbura atazashobora kuturimbura. Kuwa kabiri rero naho tuzaba dufite ikiganiro kuwa kabiri tuzagira ikiganiro cyitwa kumenya umwanzi wawe. Si umwanzi wacu ninde? So twaba turwana ubuhumyi, tutazi n'uwo turwana nawe, bigatuma urungano ahubwo kugira ngo dufatane amaboko nk'urungano, ahubwo tukicara ubwacu duterana amacumu, tutazi n'ibyo turimo, ndetse n'umwanzi akabiprofita, kubera ko mu by'ukuri tutazi umwanzi wacu. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye, ariko nizera ko twebwe mu rungano tuzashobora kumenya umwanzi dufite. Umuhanga umwe mu bintu by'umutekano cyangwa se mu by'intambara za kinyeshyamba witwa Sun Tzu w'Umushinwa yaravuze ngo uzamenye umwanzi wawe, kuko ni wamumenya uzarwanya intambara nyinshi
utigeze uzitsindwa kubera ko ubu muzi. Aha rero ni ingenzi cyane mu rungano twese tugomba kuzahurira tugatega amatwi tugatanga ibitekerezo. Byashoboka ko ntabwo ari ibintu kumwanzira burya arahinagurika agenda agira strategy. Ashobora kuvuga uko mutekereza ukabona atari ko ukaza ukavuga utari kumwanzi burya nabonye afite aha mwaribeshye. Ni mu rungano rero aha mu rungano rero ni demokarasi imbere mu rungano. Igikuru ni uko umuntu aba ashaka kubaka ndetse atanga n'umusanzu muri impinduramatwara. So kuwa gatatu tuzajya dukora ikiganiro cyangwa se kibanda ku makuru ariho mu karere ngo turumva tuba twicaye tukumva ngo bimeze gutya za M23 bazafasha Bunagana. Ese bimeze gute Bunagana? Tuvuga ngo imyigaragambyo Goma ese bimeze gute Goma? Tukumva ngo Musanze bimeze gutya umuntu yakubiswe, abantu barimo barafata abana b'abakobwa ku ngufu. Ese ni bandi bundi bafata ku ngufu abantu ni bandi? Twumva gusa ngo abana baragenda bakabacuruza bakajyana za Dubai, ubundi abajyana za Dubai ni bandi. Aha rero mu rungano nkuko radio nyine ya Nyarurungano nyine urungano ruba ruri ahantu hose. Aho abajyana mu rungano aho izo muri zorogi biciramo abana bacu ni mu rungano rurababona. Abo rero ibyo rero nabyo byose muzajya mugenda mubibona amakuru yose muyagezweho. Reka twumve dutega amatwi itorero ijwi ry'iwacu tugaruke tubabwira ibyo kuwa kane ndetse n'indi misi izakurikira. Yego humura nzajyayo yewe muntu nkurikirana azabasha kumwanduranyo kandi muntu nkurikirana we azabasha kumwanduranyo. Inkuru mbi turatsinzwe turatsinzwe nahuriyeho n'ubwende ntabisiga ntiyabisanze ishuzi y'abazimu nirenge tinda zirakurenga mwanya nawe n'imwanyura mvano fata ko niyo gabo n'ubundi amavuta umugabo namuraye ku mubiri n'ubundi kuba gito n'ubwende yegoko nzajyayo yewe nyiramama we inkubito nziza yego ndizitabora mu mishinga n'umushabizi washize ubwo umukangara maze guhama we yego cabizira kuneshwa binyuza abahizi binkonya badakwega ubundi nitwa Rutikanga yego umva rero nk'abasore mwe mundasanire mwese ninkira nzaheba kandi niyipfa muzampore nawe urusibuka rwamubonye yego burya rero inkungu zirihiga nyiragasanganya miryango ubwo nari nakubujije kujya mu rucaca kujya guteza abagabo imanza na n'umukobwa ari nyampinga yego umva rero mubita mubyeyi mumbwirize kurira urasa ndabizi kuko ntazi kuzibuki ejo bundi nzajya kubyiga yego burya rero nitwa Rukataza rukisibo mu gitero ntabwo wabazanshaka nzabacakaraza kandi nzabatwara umuntu ntacyo bizantwara yego ndaca mu mwotsi ntunguke mu muyaga ndaciyambari ntunguke iyambarara ndanyura mu kirambi ntumbagira ikirere burya ikinimba kibintu kizi yego umva rero mw'abasore mwe burya rero nakoze abanyarwandakazi avanywe mu itorero ijwi ry'iwacu barakoze kuturirimbira cyangwa se kutubyinira iki kinimba kirimo message kirimo ubutumwa ku rungano bagize bati
muri ibyo nabo yitwa ngo umva rero batubwiye ikintu gikomeye, baratubwira ngo kuba gito ni ubwende. mu rungano rero nta kuba gito, uwo ari we wese yagira icyo atanga mu rugamba rw'impinduramatwara. kuba gito ni ubwende. Nuko nawe basuzanije rero, reka dukomeze. Tugiye gukomeza kuri ntuza, tugiye gukomeza ku munsi nyine wo kuwa kane. Ku munsi wo kuwa kane naho rero urungano ruzatarama, urungano tuzaguma nyine twiga turebera hamwe by'impinduramatwara. Tuzaba dufite ikiganiro cyihariye cyitwa tuzaba dufite ikiganiro cyitwa ngo dukinira mu kibuga abandi bakiniyemo. tuzaganira tuzagenda dufite ingero z'abandi babaye muri izi ntambara natwe turimo, cyangwa se bagize muri situation y'abanyarwanda barimo, ndetse n'abandi babirimo ko babyitwaramo, kugira gukora rimwe na rimwe hari ikintu abantu babyitiranya, ugasanga ahubwo abantu bahora barira gusa bibera mu marira, bakibwira ko cyangwa se tukibwira ko ari twebwe tugeze mu bibazo bikomeye, ndetse urebye neza ugasanga ahubwo atari na twebwe ba mbere, atari natwe ba nyuma, ndetse dushobora kuba dufite n'ibyo dukeneye kugira ngo twikure mu kaga turimo kuruta ndetse n'abandi babyikuyemo cyangwa se barimo bagerageza kubyikuramo. So ni cyo kiganiro tuzagenda tuganiraho kuwa kane. Aho ngaho rero umunsi ukurikiyeho nyine wo kuwa gatanu tuzagaruka ku kiganiro, tuzongera tuganuke ku kiganiro cyo kuwa mbere cyitwa ngo intambara n'urupfu n'ubuzima. Aha rero iki kiganiro kizaba gikomeye cyane, ni ikiganiro tuzaguma kuganira kugira ngo tugere twungurana ibitekerezo. Tuzagenda tugira ibiganiro bitandukanye n'abatumirwa batandukanye, rero nyine ndabatumiye. Nyuma yo kuwa gatanu rero tuzaba dufite nyine ibindi biganiro kuwa gatandatu. Noneho ahangaha rero tuzajya tuganira ku kintu gikomeye, noneho ahantu gusobanura inshingano z'urungano. Ahangaha tuzaganira ifite umutwe w'amagambo ngo inshingano z'urungano. Ahangaha tuzagenda twungurana ibitekerezo ku nshingano z'urungano. Ubundi urungano inshingano zarwo ni izihe? Uko twabibonye mu rungano harimo ibyiciro byinshi, harimo abakambwe bananiwe, harimo abana batoya, harimo abasaza, nyine nk'uko nabibabwiye, abasaza bananiwe, abakecuru, abafite ubumuga, abarwayi, abakire, abakene, abafite ababyeyi, abana bafite ababyeyi, imfubyi n'abatabafite. Turimo ibyiciro bitandukanye cyangwa se ingeri zitandukanye z'abantu cyangwa se za situation turimo, ariko tuzagenda tureba inshingano zaba cyangwa se bariya inshingano zacu nk'urungano, uburyo twahuza izo mbaraga dufite kugira ngo tubashe kubohora igihugu cyacu mu bumwe ntagereranywa. Noneho ku cyumweru tuzagira ikiganiro cyihariye kivuga ngo nawe birakureba. Hari igihe umuntu yigira yumva ko wenda we bitamureba, kumva ko hari abandi bazabikora, ariko tuzaganira tureba ngo nawe birakureba, dutanga ingero z'uko byagenze ahandi, uko abandi bantu cyangwa se turebera hamwe uburyo ki naho wakwibwira ko bitakureba ariko ingaruka zabyo na n'ubundi zitugeraho twese. So nibyo ngibyo radiyo rero, ibiganiro byo kuwa mbere kuva kuwa mbere ku cyumweru mukurikirana ibiganiro, ni ibiganiro bizaba ari birebire cyane, byoroshye ku buryo buri wese azashobora kubikurikira. Rero turasaba ngo cyangwa se buri wese ni umwanya we wo kuza ushaka niba waragize inzozi zo kurwanira igihugu cyawe, inzozi zo kukitangira. Ibyo sinshidikanya ko hari abagabo cyangwa n'abagore bafite iryo shyaka ryo kwitangira igihugu cyabo, ndetse bumva ko bakeneye uwo mwanya wo kugira ahantu abantu bitangira igihugu cyabo, ahantu hatagira ivangura iryo ari ryo ryose, ahantu umuntu yisanzura, ahantu bitanga gusa, aho bitanga gusa nta yindi nyungu bategereje, hahandi ugera hatagira ukuvangura, hahandi ugera hatagira bikanyiza, hahandi hari abantu gusa bafite inshingano zo guhora igihugu cyabo ndetse bashaka gupfira igihugu cyabo gusa, hahandi hari babandi badatekereza kuruga ibyo bazaba igihe igihugu kizaba cyasubiye kuba icy'abanyarwanda, bumva gusa bihagije ko abanyarwanda bagisubirana akabishwe nubwo baba batakiriho.
kabishwe n'ubwo baba batakiriho hahandi uzasanga basore n'inkumi, abakambwe, abakecuru, abana bato bashaka kwitanga gusa badafite ikindi kintu na kimwe bafite inyuma. Aho hose aho rero niho tuzagenda duhurira, aho nyine ni ahangaha nyine ni hano hari abantu nyine badafite ikindi runaka bashaka kuba. Turashaka gusa kubohora igihugu cyacu ni mu rungano. Rero uyu ni umugambi nk'uko amasimino bakomba yavuze, baravuga ngo nyine ni umugambi twubaha, nta kindi tugamije ahangaha nyine mu rungano. Wowe wumva ufite izo nzozi, wowe wagize izo nzozi, wowe wibashije ikibazo igihe kirekire, ni inshingano zawe, ni umwanya ubonye, ni ikaze. Ahangaha ntituvuga gusa, turavuga ariko tugakora. Tuzagenda tubibona, tubyigira mu biganiro bitandukanye, tuzagenda tugirana mu masomo atandukanye, tuzagenda tubona. Ahangaha ni ugukora, kuvuga, gukoresha buri kintu cyose dushoboye gukoresha nk'urungano, kandi kuko izo mbaraga twasanze tuzifite nk'urungano. So rero reka mbashimire, nongere mbashimire mwebwe nyine muguma gutega amatwi radio, muzanaguma gutega amatwi radio. Ubwo rero muzabigerageze kubisangiza abandi, kuko kimwe mu nshingano z'urungano, urungano rugira nuko tugeze ibi byose, tugeze amakuru dufite ku rungano rundi aho turi hose, aho urungano ruri hose, kugira ngo buri wese abimenye, yumve nyine yumve iryo jwi ry'urungano, yumve uko guhamagara k'urungano rugenzi rwe, kuko nta mu rungano nta muntu tugomba gusiga inyuma. Buri wese agomba kubyumva, kuko uru ni urugamba rw'urungano, ni urugamba rw'urungano, urugamba rw'impinduramatwara. Iri jwi ry'impinduramatwara ni ijwi ry'urungano, nta muntu ugomba gusigara. Ubwo rero mukore ku buryo ibintu bigera ku bantu benshi, kugira ngo buri wese aze kwasobanukirwa uruhare rwe, bityo tubohora igihugu cyacu, aho amahoro ku bantu bose, uburenganzira bw'ibanze bitazaba ari ibintu, aho abantu batazongera kuburirwa irengero. Turambe aho umuntu atazongera kuvuga gusa ngo akoreshe ubutabera, ajye kuri Twitter yandike ko runaka agomba gufungwa kandi agafungwa, aho umuntu adashobora gusa kurengana gusa kubera ko yavutse uku nguku cyangwa se yabyawe n'abana n'aba. Nta muntu uzongera gusaba imbabazi z'uko yabyawe na runaka cyangwa se aziranye na runaka, cyangwa se ngo bimusabe kuyakana umuvandimwe we. Aho urungano ruzaba ruganje, buri muntu wese akaba proud cyangwa se akishimira uwo ari we, nta muntu ufite undi agomba imbabazi. Igihugu ari umubyeyi wacu wese, umubyeyi wacu watubyaye. So reka mbashimire, reka Amasimbi n'Amakombe badusoreze ikiganiro, ariko bakamarade aho bari mwese ndabasuhuje. Ngira ngo nayo tuzabiganiraho dusobanukirwe iby'umukamarade ari we Murungado. Burya turabakamarade, turabavandimwe, turi inshuti, turi umuryango, kuko dusangiye gupfa no gukira. Reka Amasimbi n'Amakombe base n'abagira gutya badusoreze. Ntabwo nyine ntitwasoza no guhumuza, kuko nyine ibyijwi ry'impinduramatwara nakagaruka. Murakoze, mugire ibihe byiza mwese. Mu byuye ndabasuhuje, ndabizo urungano muri ahantu henshi, ndabasuhuje. Reka abavandimwe badusoreze. Murakoze, mugire ibihe byiza. Urungano mu batoya b'indirimbo n'urungano, mu bikwerere niyo mbyino, mu bihumuza niyo mvugo, ntawe utatira umutwe mwiza w'urungano. Ni umugambi twubaha, ni umurage twimitse, rungano rya mbere, rungano sugira, rungano mwibuke mwizize mugeza nundi burya ni igihango, ubinati umena ibanga, wanga abandi kiramusarika, nukuremera intambwe idacubangana, nawe uyitunga igicagate, nawe uyicagura mw'ijuru, usanga isesuye isendereye urubura. Twubaha, ni umurage
inyota ikomeye niyo ukonje uhinda umushyitsi iyo urusanzu uhita ususuruka kandi umwemurirwa ni nk'umwase benyegeza iyo urwinjiye mumera nk'ishashi ridacumbeka ngo ribikare usanga wakirana no mu mwijima uri rumuri n'umugambi twubaha